iteka naterwaga ubwoba imyaka myiza yanjye yatambuka. Bavuga ko ibihe byiza bitajya biramba. Maze iminsi uri mu ntekerezo uri aho rwose ntacyo nakwitekerereza yo. Buri wese kandi agira inzibutso nziza cyane yo. Ati igihe nacyo kandi kijya kihagarara kirihuta cyane, kandi biragoye cyane kukigaruza. Bajyaga dusangira ibya nijoro tukirukanka tukanaseka tugasimbuka mu bwato yo, nta guterwa ikibazo n'ibirometero biri imbere yacu. Baratwaraga cyane, ibintu ari byiza. Nyuma y'ibi byose bukunzi rero tukongera tugahura tukagirana ibihe byiza yo. Kubera ko na nyuma y'ibihe byose ese wakongera ukaba uwanjye, nemeye gushyiraho ibintu byose nkabirekura kugira ngo ugereho. Alright. Ati nsubiza ubuzima ndetse ungarure mu buzima. Ati nsubiza ubuzima ndetse ungarure mu buzima. Ati iteka nahoraga mfite indoto ndende cyane yo. Ati ariko ibyo byose sinibuka n'ukuntu byagiye biburirwa irengero yo. Ati igihe kandi igihe kirirukanka cyane nacyo kigakabya. Nuko kwirukanka biragoye kukigaruza iyo. Ibintu rwose maze kubirambirwa yo, byose ntabwo ari ibya nyabyo. Ati buri muntu wese yaguca inyuma. Ati rero ati uwo ntabwo ari njye wabyizera. Mbuye ikirere cya nijoro twikinagura rwose gahindura intekerezo yo, tutitaye ku birometero biri imbere yacu twaguruka cyane yo. Ati ko nyuma y'ibi gihe byose n'umukunzi twongera tugahura tukagirana ibihe byiza yo. Kubera ko na nyuma y'iki gihe cyose wifuza ko wakabaye iwanjye, natanga byose kugira ngo nkugereho. Ati ngarura mu buzima kandi nsubize ubuzima. Ati ngarura mu buzima ndetse usubize mu buzima. Right.